Murakoze, nitwa Ernestine Uwimbabazi, nkora mu muryango witwa Impanuro Girls Initiative, nkaba niga muri Masters muri Public Health muri specialization ya Monitoring and Evaluation. Mbere yuko nza muri uno muryango wa Rwanda Monitoring and Evaluation Organization, narindi nubundi gukora muri project management, aho narebereraga imishinga ishyirwa mu bikorwa by'imishinga itandukanye. Aho ngaho rero hari icyo naburaga, narakoraga ariko simbashe kubona niba twageze ku byo twifuzaga kugeraho. Nkahora nibaza muri njyewe, ese yego ndi gukora ibikorwa bitandukanye, ndi gushyira mu bikorwa imishinga itandukanye, ariko se turi kugera ku ntego uyu mushinga waje cyangwa turi gutanga ibisubizo uyu mushinga waje gusubiza? Niho nagize amahirwe murana Rwanda Monitoring and Evaluation Organization, aho bamaye ibyo nari nkeneye, icyo nabonaga ndi kubura. Batweretse uburyo ki ushobora kubona ko umushinga uri gukora wageze ku byo wifuza kugeraho. Twize imitekerereze itandukanye, twagiye tubona uko amadokima menshi ushobora gukoresha kugira ngo ubashe kumenya niba umushinga cyangwa se ibyo uri gukora biri gutanga umusaruro wagenwe byakabaye biri gutanga. Rero icyo gihe twagiye twiga ibintu byinshi bitandukanye, ariho gukora amaplan cyose uko ibikorwa bizakurikirana. Ese iki gikorwa ninyikora mu gihe kingana gutya bizatanga iki? Ese nyuma y'umwaka bizatanga uwuhe musaruro? Aho ngaho nibwo nabashije noneho kuba nabona icyerekezo, ndavuga ni iki nicyo kintu naburaga. Nubwo nakoraga ibikorwa bitandukanye, nubwo nashyiraga mu bikorwa ibintu byinshi bigiye bitandukanye nkakora, ariko ubu noneho nabasha kumenya ibyo ndi gukora biratanga uwuhe musaruro. Nasubiye mu muryango nkoramo Impanuro Girls Initiative. Ubwo kugerayo natangiye gushyira mu bikorwa ibyo nari maze kwiga muri Rwanda Monitoring and Evaluation Organization. Muri iyo workshop nibwo natangiye noneho kujya nkora ibikorwa, mvuga ngo ndashaka ko nubwo nkoze iki gikorwa ngera ku ntego yagenwe ngomba kugeraho. Ese ni gute noneho ndi burebe ko intego yagezweho yabashije kugerwaho? Ndashimira cyane Rwanda Monitoring and Evaluation Organization, ndashimira cyane Mastercard Foundation nkaba batera inkunga, kuko iyo tutaza kubona aya mahirwe ubu ngomba nyiri gukora ibikorwa mu kavuyo. Niba ariko nabivuga, nagomba ndi gukora ibikorwa ngo mbe nabasha kumenya noneho niba byageze ku musaruro cyangwa se niba biri gutanga umusaruro. Ubaho ndi mu maboko meza, mfite ubumenyi. Simfite ubumenyi gusa, ahubwo mfite urugendo rurerure rwo kugira ngo ngomeze nagure ubumenyi. Ikindi mbashe no kuba nabwira abandi badafite ubwo bumenyi bakora ibikorwa gusa, noneho mbashe kuba nabacalenjinga nabo bakaba bakora ibikorwa ariko bareba icyo bigamije kugeraho, niba koko biri kukigeraho. Murakoze. Kuba wageze kuri iyo ntego ni ukuvuga ngo hari inyungu bifitemo cyangwa bishobora kugira urundi rubyiruko ruri hano mu Rwanda. Urabizi ko igihugu cyashyize n'urubyiruko rwinshi cyane kurusha abantu bakuru. Ni inama wagira nk'urubyiruko mu Rwanda ku buryo twakongera umubare w'abantu 193 bari muri organization, tukagira aba evaluators cyangwa bakora monitoring and evaluation, dufite impact bakaba benshi? Inama nagira urubyiruko ruri mu Rwanda cyose abari hanze aha, monitoring and evaluation, gusuzuma no kumenya niba igikorwa cyagize umusaruro cyari kiteganyijwe kugira. Naga ari iby'abantu runaka, buri wese, umuntu wese ukora, umuntu wese udakora wifuza gukora, afite uruhare rukomeye mu kumenya niba ibikorwa biri gutanga umusaruro. Iyi nama nabagira ni uko bakwihugura bafasha amasomo agiye atandukanye online. Ikindi bakagenda bakurikirana ibyo bakora neza, bakaba babasha gushyira mu bikorwa ku buryo u Rwanda rugira abantu benshi bacanye ku maso, abajene benshi bacanye ku maso, babasha kuba bakora evaluation y'imishinga igiye itandukanye, y'ibikorwa bigiye bitandukanye, kugira ngo turebe ko u Rwanda rwacu rwiza ruri kugeraho rukwiye kuba rugera. Yitwa Habakurama Jean Paul Tujene, nkuko nabibabwiye. Ubu ngubu nkaba mfite sosiyete itanga amahugurwa muri monitoring and evaluation, n'andi mahugurwa ajyanye no gutegura no gucunga neza imishinga.
mu rugendo rwanjye rero uko narutangiye nabiye ko natangiye ndi kontabule nkomeza kwihugura nkora professional courses zitandukanye nyuma yo kuzikora ariko nkakomeza gushakisha uburyo bw'ukuntu ubwo bumenyi ndimo kubona nabasha kubushyira mu bikorwa. Hagati aho nibwo ninjiye mu muryango wo bita Rwanda Monitoring and Evaluation Organization. Muri uwo muryango twahawe amahugurwa atandukanye adufasha kumenya neza uburyo bwo gutegura imishinga no gukurikirana uburyo iyo mishinga yashyirwa mu bikorwa. Muri urwo rugendo rero nakomeje ntekereza ese ni ngombwa ko nakomeza kwiga gutegura imishinga no kwishyira mu bikorwa ariko ngewe nta kindi kintu mfite nabasha gutegura ngo nyishyire mu bikorwa nk'uko nabyize. Ni muri urwo rwego rero njye na mugenzi wanjye twahuguriwe hamwe muri Rwanda Monitoring and Evaluation Organization, twagize igitekerezo cyo gushinga training center izajya ifasha urubyiruko n'ubundi rushaka kwinjira mu mwuga wa monitoring and evaluation, ni ukuvuga gutegura imishinga, kubasha gutegura imishinga no gukurikirana uburyo bwo kwishyira mu bikorwa. Ni muri urwo rwego rero ubu dufite center ibasha gufasha urubyiruko mu kwihugura mu bijyanye no gutegura imishinga no kuyiyobora no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ryayo. Inama nagira urubyiruko, ibintu byose dutekereza biba bishoboka ariko hakabura gufata umwanzuro wo gutangira gukora. So natwe twatangiye dukora bitugoye ariko tumaze gutanga amahugurwa ku cyiciro cya mbere, icya kabiri, icya gatatu, twagiye tuzamuka, experience yiyongera ariko dushakisha n'inama mu binjiye muri uwo mwuga hakiri kare, harimo Rwanda Monitoring and Evaluation Organization, harimo n'abandi bantu bamaze kugira aho bagera muri uwo mwuga. So muri make rero urubyiruko tugomba guhaguruka ikintu dutekereje tugashaka uburyo twagishyira mu bikorwa. Organization yacu yitwa MDS Experts Limited, mu magambo arambuye Management Development and Strategy Experts Limited. So twewe aho tumaze kugera ubu ngubu ntabwo turagira aho twifuza kugera ariko tumaze gufasha urubyiruko rugera muri 20 ko tugenda dukora ibyiciro bitandukanye cyane kubera ko tutaraguka cyane, dukora icyiciro kitarengeje abantu 5, kitarengeje abanyeshuri 5. Muri abo 20 harimo 6 nabo twafashije bavuye muri Young Emerging Evaluators. So turatekereza gukomeza kubyagura ku buryo noneho organization yacu yazakura ikaba training center ikomeye ishobora gutanga certificate zikemerwa ku rwego rw'igihugu. Byaba na ngombwa intumbero yacu nuko byazarangira dufite kaminuza yacu noneho yigisha amasomo atandukanye ariko yibanda mu gutegura no mu gushira mu bikorwa imishinga. Protogene umaze kuvugura urubyiruko rugera kuri 20 bivuza ko mwongera n'uwo mubare. Ese umurimo wa evaluation and monitoring and evaluation ni umurimo ufatika? Ya cyane rwose, ni umurimo ufatika ko monitoring and evaluation iri muri secteur itarazamo abantu benshi. Abantu bari muri iyo sector twavuga ko ari abantu bakuru, n'abantu bakuru, niyo mpamvu hakenewe urubyiruko rwinshi ruza muri uwo mwuga kubera ko imishinga iyo hatabayeho kuyikurikirana mu buryo bumwe cyangwa ubundi biza kurangira intego y'iyo mishinga itabashije kugerwaho. So haracyari hari n'uburyo bwo kwagura umwuga wa monitoring and evaluation ku buryo udakora gusa ku mishinga ya leta y'iterambere cyangwa indi y'abaterankunga, tukagura
tukagura uwo mwuga ku buryo tubasha no kuwushyira mu bikorwa muri businesses cyangwa mu yindi myuga mu yindi mishinga y'ubucuruzi itandukanye. Kuki wumva ko umuntu ukuze adashobora gukora monitoring evaluation kandi yarabyigiye? Urubyiruko rufite iyo comparative advantage cyangwa uburyo wisumbuyeho ku bantu bakuze? Okay, murabizi uko isi igenda ihinduka hagenda haza ibindi bintu byinshi bitandukanye. Nk'urugero nk'ubu ngubu turavuga artificial intelligence, turavuga izindi tools za technology dushobora gukoresha muri monitoring and evaluation. Urubyiruko rero rufite avantage yo kubasha koroshya uburyo twakoraga monitoring and evaluation mu myaka ishize. Nk'uko twabyumvise no mu kiganiro, hari uburyo there's a way of automating uyu mwuga monitoring and evaluation ku buryo tuwukora kandi mu buryo butworoheye. Nyine urubyiruko rufite izihe impano abari abakuze badafite usibye ibyo ikoranabuhanga? Ndavuga niki kiri mu rubyiruko wumva ko kibaho ubushobozi bwo kumva ko babishoboye kandi bashaka kugira ibitandukanye n'abo babyigiye? Urubyiruko nk'uko nabivuze rwiga vuba nk'uko nabivuze, isi dukoreramo irahindagurika cyane kandi urubyiruko rurabasha kwiga vuba, rurabasha kugira ubumenyi butandukanye, rurabasha kubona amakuru ku buryo butandukanye. Ayo mahirwe yose bayabumbiye hamwe yabasha kubafasha kunoza uyu mwuga wacu wa monitoring and evaluation. Cyane cyane twibanda ku rubyiruko ruri munsi y'imyaka 35. Bagize amahirwe yo gufatanya na Mastercard Foundation, bagerageza kudufasha muri urwo rugendo kugira ngo turebe ko twabona change makers, abazana impinduka mu bijyanye n'imicungire y'imishinga, ari mu project proposal, gukora icyo bita ikurikiranabikorwa, noneho tukareba ko nibura ibijyanye n'imicungire y'imishinga twabona impinduka dukeneye. Cyane cyane ntabwo nzi neza ko ndabona ikinyarwanda nabivugamo, ariko rege tuvuga ngo efficiency, ni nko kugerageza kuvuga ngo ese amafaranga twayakoresheje neza, twava kuri efficiency tukagera kuri effectiveness, tuvuga ngo mbese objective twari dufite twayigezeho, intego twari dufite twayigezeho. Iyo rero tugeze aho ngaho turagera tugatekereza ngo ni iki twifuzaga kubona nk'impinduka kuri uyu mushinga, kuri iki gikorwa cyatakajweho amafaranga menshi. Icyo gihe rero tuba turi muri gahunda ya monitoring and evaluation. Muri rusange rero urubyiruko ruri hano, ari nayo mpamvu turi hano, kugira ngo batugeragereze kutwereka urugendo twatangiranye kwiga, bamenya uyu munsi ni izihe mpinduka bafite. Niyo mpamvu bari gusharinga the story, bari kuvuga aho urugendo barugeze muri rusange mu bumenyi bwa monitoring and evaluation, n'icyo bagiye gufasha sosiyete nyarwanda ngari muri rusange.